kuba udatunze ikintu bita perimi basi yitunge nushaka kugire A nushaka kugire B yonyine nushaka kugire F yitwe ko ari perimi ubayeho tudafite perimi. Ani ku isomo rya demarage nababwiye ikintu cya mbere rero kugira ngo ikizami kikugendekere neza cyangwa se ibintu byorohe nuko ubanza ugatuza mu mutima fast. Ujye mu kizami duhera ku makona. Ikizamini cya mbere kiba ari amakona cyo guhereza ikona ni mbere neza cyane ukumva mwarimu ubundi byose nabirenze. None se we basi nka mwarimu urabibahereza neza nta imbere cyane. Asante wallahi. Uyu ni umukobwa wa mbere mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata wigisha ikamyo papa. Category A. You got it. Dushaka amaperime kandi turi wise and genius. You got it. Are you ready now? Yo beautiful people, reka nizere ko mumeze neza cyane abasongozi mwese muri rusange. Witeka akomeze kubarinda no kubaremera amashimwe. No muhungu wanyu musongozi nk'ibisanzwe. Nizere ko ibintu byose bikomeze kubagendekera neza cyane aho muri mu nguni zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi ndaza no kubageza kuri tele mbere kukuntu ibintu biba birimo birakorwa cyangwa se ukuntu biba byifashe. Bamwita Dushimimana Elisa ati thank you too kabisa. Ati kabisa Imana izaje ikomeza kuguha umugisha. Ibi bintu imodoka yaranzimanaga buri munsi ariko ntibizongera, ntabwo bizongera. Kuva twarashyizeho brand y'umusongozi nta muntu uzongera guhura n'ikibazo ku kinyabiziga uko byagenda kose. Ati muraho neza, ni gute wakora demarage imodoka ntigusubirane inyuma? Murakoze. Nababwiye ikintu cya mbere muba mugomba kwitaho cyane mugiye gukora ikizamini cya demarage. No kuvuga ngo ikintu cya mbere ugomba kumenya, urabanza ukamenya ese imodoka nayititije. Ako ni agastep ka mbere. Ukigera mu modoka w'ubundi uricara ugasetting intebe yawe fresh, ukambara ceinture fresh. Ibyo ngibyo birangiye dukurikiza akantu kajyanye no kuregera ambrillage y'imodoka. Iyo tumaze kuregera dushyiraho ka kariro gake cyane gatuma bya bintu byatitiraga bivamo. Iyo turi kuregera ngira ngo murabizi ko tuba turi gutiteza, duhita dushyiraho akariro gake cyane gakuramo bya bintu biri gutitira, ubundi tugahita tworoshya gake cyane kuri ambrillage imodoka igakomeza kugenda. Nabakoreye isomo rya demarage no mukanya ngiye kujya kuri tere nongere mbibereke imbere kuko ibintu biba bimeze. Nkomeze no kwifuriza ibihe byiza cyane abantu mwese mwaragiye mu droppinga ibitekerezo byanyu. So reka nizere ko muri ready now, tugiye kujyana kuri tere tubinjize mu kibuga kuri site ya Bugesera tubereke ukuntu ibintu biba birimo birakorwa. Maybe you are ready now. I'm ready too. And my good cameraman bamwita Kovis Baddest. Turi kuri site ya Bugesera bagira ngo nongere mbashoneshe gahunda zihari na update noneho ziba ziriho mu kizamini kuri uyu munsi. No kuvuga ngo twahinduye team, abapolisi barahindutse, twanahinduye ikibuga ngira ngo murabibona. Ikibuga twabagaho ntago cyabaga hari amamodoka ari hepfo cyane. Clovis araza kumfasha yabereke, ariko urabona ko uyu munsi ikibuga cyarahindutse. Unity Cross murabizi ko mbere T-Cross atari gutya yari iteye, ariya nama kona ari munsi ya T-Cross n'amaparikingi, ndetse no kuri side twaba tuhafite category F. Dufite kategori zose mu karere ka Bugesera. By the way, byo nabibabwiye nizere ko mubizi cyane. Tukaba dufite n'imodoka za demarage hano, ibintu byose bimeze neza cyane. So nashaka kuba updatinga ku kintu kijyanye n'amasomo arimo arakorerwa hano. Ndaza kubereka n'amarembo turi gusohokeramo tujya muri circulation. Ibintu byarahindutse, ndashaka kubereka ibintu byose ku murongo rero uburyo twabihinduyemo n'uburyo turimo turabikoramo. By'umwihariko abantu bafite kode zo mu karere ka Bugesera hano mu mujyi wa Nyamata, mukomeze gufata iyi nimero mureba kuri screen yanyu. Ni inzira nyayo yo kubona kategori mu buryo bworoshye cyane. No musongozi nk'ibisanzwe mwibuke gukora subscribe, mwibuke kudukurikirana ku mbuga zacu zose nkoranyambaga kugira ngo dukomeze kubaha updates z'ibizami muri rusange. So ndashaka kwegera abantu bari gukora amasomo agiye atandukanye hano, abere ukuntu ibintu biri gukorwa. Nk'iri ni isomo rya T-Cross barimo barakora hano. Unity Cross Clovis araza kumfasha abibereka. Uyu muntu yateyeho yateye agiye gusubira inyuma agende yinjire muri T-Cross. Nababwiye ikintu cya mbere rero kugira ngo ikizami kikugendekere neza cyangwa se ibintu byorohe nuko ubanza ugatuza mu mutima fast. Ugomba kubanza ugatuza ukamenya neza ibintu ugiye gukora, ukamenya ngo ndaza kubanza iki, ndaza gukurikiza iki. Iyo tugiye mu kizami duhera ku makona. Ikizamini cya mbere kiba ari amakona, ikizamini cya kabiri kiba ari parking, cya gatatu ni circulation, tugaca muri T-Cross duhita dukomeza tujya hehe kuri demarage. Demarage akaba ari nacyo kizamini cyanyuma dukora mu gihe turimo turakora ibizamini by'uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga. So murabona ko tere nini byatari, turaza kugenda ngende batandukanyiriza ibintu ikintu ku kindi, mbere k'ikizami n'ikindi, mbere k'ikizami n'ikindi. Kuvuga ngo hano ruguru hari T-Cross, hagati hakazamo amakona,
kuri side yo hepfo twahabonye amaparikingi. Kategori ziba zirimo hano rero ndagira ngo mbatandukanyirize n'ukuntu kategori ziba zitandukanye. Ubu abantu barimo barashaka kategori B ni abantu barimo bariga izi modoka ntoya za Starlet like this. Iyi ni yanzahura bukungu yanyu mwayibonye. Yo was popping, that's what some people. Iyi ni yanzahura bukungu yanyu ngira ngo mwayibonye. Ara kuri side tuhafite kategori D, kategori zose turazifite kuri site ya Bugesera. Nta kategori n'imwe itari. Dufite B, dufite C, dufite D, dufite D1, dufite E, dufite F, dufite A zitwara moto. Buri kategori yose washaka, everything is a check here about it. Hari abantu baza mu gitondo bagahura n'abatubuzi. Niba ukeneye kwishyura ikizami ugomba guca kuri uyu muntu utaciye hano rero uzamenye ko ibintu byawe bitizewe. Ndagira ngo nawe baganirize abamara ubwoba abantu mufite ama examen muri iyi minsi ukomeze gushira ukwezi kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu dushaka amaperime kandi turi wise and genius. You got it? Are you ready now? Nonese biragiye ururimi ruhise rugoba. Bimeze bite? Meze neza. First of all, I'm happy to see you. Mito. Okay. Ndagira ngo uri n'umushoferi mani batakubona gutya ngo bagire ngo uri umusekreteri gusa, ariko uri n'umushoferi kandi wanyawe ufite kategori ye nawe n'amategeko. Ndagira ngo uganirize abantu cyangwa se abantu benshi baba bafite ubwoba. Kenshi nicyo kintu gituma abantu batsindwa cyane. Ndagira ngo babwire wibanga wakoresheje. Hari abantu batizera ko gukora rimwe bishoboka gigi. Babwire ibanga wakoresheje kugira ngo ukore rimwe nyine ibintu bigende fakira mike kwanza. Umwanya n'uwawe ni kano kanya kabisa. Okay guys, gukora rimwe birashoboka na cyane. Gusa nanjye ntabwo nari ko nakora rimwe. Byarantunguye. Nuko kandi wari warize witeguye gukora ikizami. Kwiga nari narize. Kumva naniteguye numva ko nyine nagira. Nakora rimwe. Ariko ikintu cya mbere ubundi umuntu agomba gukora iyo yize neza yangiza akajya mu kizami. Wirinda abantu baguha nyine bakubwira ati wewe gukora rimwe ntago bikunda, ati bizagusaba ko ugomba kuyishyura ikindi gukora rimwe birakunda. Icyo nicyo kintu cya mbere. Ikindi cya kabiri ukirinda ikintu bita ubwoba. Buri abantu benshi uko batsindwa kubera ubwoba. Abantu benshi batsindwa kubera ubwoba nabyo navugaga ukajyaho ugatinya umupolisi. Umupolisi ni umuntu nk'abandi, sibye ko nyine aba ari umuntu ugiye gukoresha ikizami. Nese ubu ngubu ntabwo wakoze ikizami, ntabwo wize. Narize. Nese wajyaga ku kizami ukagira ubwoba. Hari ukuntu reka mubwire. Nese abapolisi ntibabaga bahari. Ubwoba ntabwo bwabura. Ubu bifite. Ahubwo ikindi kintu giye hano mba nibaza ni kimwe. Wowe nka gigi ujya mu kizami, sibyo? Hari igihe nyine ukora nk'ikosa uri mu kizami ku buryo ushobora no kuza ufite ubwoba uvuga ati ubu ndaza gutsinda koko wenda tuvuge nk'urugero nko muri circulation. Ukaba wakora nk'agakosa ukavuga ati kano nshobora kukazira. Nta kintu cyakubayeho uri gukora ikizami ngo uvuga ati birarangiye hano ntabwo ndibuze kubona pere. Byambayeho. Niye kosa wakoze? Nibagiwe kugira gushyiramo double indicator mpagaze. Ariko barakubabaye. Hari abantu rero batazi yuko nyine habamo amahirwe. Hari abantu batazi yuko hari n'abantu batsindwa bakarenganya abapolisi. Wowe ugeragere nk'umuntu wakoze ikizami ukareba nyine mu muhanda no mu bindi bintu byose. Nta kintu waba warakoze nyine cyatuma utsindwa ariko kitatumye utsindwa. Bashobora kuba baratoreye bakavuga ati umuntu yakoze ibindi bintu biri perfect reka ibintu byirengagiza. Iryo kosa ni ryabayeho. Gusa ryabaye mura ubusada bwo double indicator ni ikintu cya mbere wagombaga kuzi. Ibyo byo rwose ariko ndabashimira pe. Shira polisi y'Uganda nta mutima mubi wafite bro. Oya ntabwo waba kuzi ntabwo mwamuzira ni ugomba gukora ikizamini uri free. Mba mutima zawe ku bantu bakurikiye umusongozi unankundisha abafana. Yes we umuntu cyangwa se umureke mbabwire. Umuntu red flag ya mbere ngaya kuri buri muntu wese. Kuba udatunze ikintu bita perime. Basi yitunge nushaka kugire A nushaka kugire B. Yonyine nushaka kugire F yitwe ko ari perime. Ubayeho tudafite perime. Ikindi ubayeho tudakurikira umusongozi. Reka no kubona perime udakurikira umusongozi biragoye. Umusongozi atwigisha amategeko y'umuhanda. Umusongozi atwigisha ukuntu utwara imodoka. Umusongozi buri kimwe cyose waba utwara manuel, waba utwara automatique, waba utwara imodoka iyo ari yo yose. Imodoka guhera kuri A
B, C, D, E na F. Izo kategori zose umusongozi aba azi amategeko abigenga kugira ngo ugire ute witware. So mujye kuri channel y'umusongozi, YouTube channel, TikTok, mugende musacinge umusongozi, mukore subscribe, share, like na comment. Kandi ikindi muzaza no kwiga mu Bugesera, imodoka niho akorera. Mugomba kuza kwirika Bugesera muri United Driving School. Nta handi wabisanga. Murakoze. Amazawe n'akakageri baruzi ko ufite talent. Igi kuva umunsi kugeza iteka ryose tugiye kujya dukorana ku musongozi babinyemerera. Nyine nyemerera ko abantu bazajya bakubona ukabapudetinga ukabona mu gahunda zimeze tureba rero. Muzabe bambona. Asante mashari. Mwamubonye bamwita Gigi, umukobwa usobanutse cyane, wagera hano waba utanshaka nkabahuza akakwigisha naribi. Be free. Bye.